muri iki gihe abantu bibwira ko hari kubaka urugo ari ikintu cyoroshye, nyamara ni isomo rikomeye abantu bakwiye kujya biga. Nk'uko mu gitondo umuntu abyuka agasenga Imana, nimugoroba ajya kuryama agasenga Imana, akwiye kwiga indi mivuno mishyashya yo kubaka. Hano aba bantu mubona bicaye hano imbere bose bubatse ingo, urabona ko bambaye impeta, bafite experience, nta barokore bakijijwe. Ntabwo ingo z'abarokore zo zidaterwa kubera ko ngo basenga, ahubwo nizo ziraswa bikaze cyane muri iyi minsi. Ndagira ngo batubwire imirasano irimo muri iyi minsi, imiheto imeze ite n'imyambi, mwebwe muri kugwana mute? Bene data ubuhamya babahaye, imirasano n'amabomba ageze kuko iz'abarokore zo zirarwanwa cyane, sibyo Jean Pierre? Ndagira ngo batangire rero babibwira, duhereye kuri Jean Pierre. Niwe mu urabona ko yambaye burya abantu bambaye amarinete ndabakunda. Tangira twibwire. Murakoze, nitwa Twagirezo Jean Pierre, ndi umukozi w'Imana mu itorero rya ADPR, ariko kandi nge ntabwo nimbata idini, ko Yesu yaravuze ngo itorero rya Kristo riri mu ibanga, nanjye ni mu itorero ry'ibanga rya Kristo. Hanyuma ndi umugabo, mfite umudamu n'abana babiri. Ibumoso bwawe? Ibumoso bwa Jean Pierre hari uwa Mariya Chantal, benshi baranzi bagiye bankurikirana ku izina ryitwa ninjye wa mugore bitewe n'amateka banze. Nawe uri umumama w'abana? Ndi umubyeyi w'umugabo umwe. Mbwira abantu badukurikiye ntukajye ubanza abana kuko umugabo niwe mwatangiranye ubuzima mbere. Mwatangiranye mbere. Ndi umubyeyi w'umugabo umwe n'abana batatu, wa kane yaratashye. Imana iduhe umugisha. Nsengera muri ADPR Kanserege, hahoze ari paruwasi ariko ubu paruwasi bayijyanye Kimihurura, umudugudu wa Kanserege. Imana iduhe. Ubu basigaye baryita itorero rya Kanserege. Itorero rya Kanserege. Yego. Iburyo bwawe? Murakoze cyane, ni muhawe n'Imana Chantal, mu mutwara umwe n'abana batatu. Murakoze, Imana ibamugisha. Urumva rero ko dufite abantu bafite ubunararibonye butangaje. Reka mbabwire bene data, iyo Imana iguhaye isezerano ko izakubakira urugo, ugira ngo ugiye kuba muri paradiso. Ariko bitangaza cyane ku munsi wa mbere, kuko nagiye nkurikirana ubuhamya bwanyu nk'ubwa Jean Pierre, bwo ndabuzi ukuntu ku munsi wa kangahe ibyo ngo babatwikuruje byarangiye, agahita atangira gukubitana n'ikigeragezo cyo muri stoke. Ikigeragezo cya stoke cyasenye urugo. Yego. Uzise sibyo no kurusenya itaravuze, n'umugabo aba yigendeye rwose akaba azagaruka byagarutse. Ngenda vuga ibyambaye, tuzavuga ubuhamya bwaho gatoya, noneho wigisha n'abantu ukuntu ikigeragezo cya stoke waravuganye n'Imana ari nayo ikubakira urugo, ko kitari gikwiye kukuvana mu byizerwa, kuko urugo abandi babyita ngo ni ijuru rito. Yego. Iryo juru rito riramutse risenyutse n'uva iryo juru ryo rutarikandagiramo na gato. Yego. Rero ku bantu badukurikiye, nawe urabaza koko. Ku bantu badukurikiye, stoke nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu. Abantu badukurikiye bumva iryo jambo, kuvuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu, stoke urumva ntiyadutandukanye. Ariko bitewe n'uko Satani abakubisemo umujugujugu, akaza agakubitamo umujugujugu w'ibiryo, kandi burya nawe uri umugabo ihangana ko mbasebeje, buriya umugabo unamushatse ntumenye inda ntabwo mwagumana. Buriya abagabo batinya inzara, nanjye ndamufite, batinya inzara. Ngiye muri korona yaratangiye kumwata isubu ko shimye wowe waburaraga wenda ngenda nyarukiye no mu mujyi, nabonye n'ikijyumi nkirira nkabibagirwa atubizavamo. Abagabo rero batinya inzara, ariko umugabo wamenye Kristo by'ukuri atabeshye muraburarana akemera. Ngewe mbaho ubuhamya gatondo, Jean Pierre arabizi nkoze ubukwe vuba. Imana yarambwiye ngo umugabo wangiye kumwigisha, yakoronije tugiye tuburara tukabwirirwa. Ndavuga ni Imana, aha niho menyera niba yarakijwe cyangwa niba mbeshye. Ngiye kubicungira aha kuko umugabo wanjye atinya inzara mu bintu bibaho. Ubwo rero inzara yaramukubitaga, byagera hagati akambwira ati rero sheri, n'ubundi sinzongera kuva kuri Yesu, urabizi noneho yanyica, tuzigumanira mpaka atubujye uteka agakoma k'imyumbati tunywe ubuzima bukomeze. Icyo rero nshatse kubwira abantu badukurikiye,
utaramenye Kristo by'ukuri pe inzara itanya abantu bakajya umwe agaca n'undi agaca ariko wamenye Kristo uhita umenya ko watewe satana kubisamo umujugujugu ahubwo mugafatanya mukiriza ubusa mugasenga Imana ikagira ibintu igatanga icyerekezo cy'ubuzima. Murakoze. Imana ibaho umugisha. Ibintu ntabwo byoroshye Jantare aravuze ngo abagabo dutinya inzara kandi koko nibyo na Bibiliya bivuga ariko kandi ni umuntu wese nababwiye mu kigeragezo cya mbere kikuvana ku Mana ni inzara igukura ku Mana ikaguhanaguramo ubumana muri wowe uko ngewe inzara yarandiye mara iminsi 8 ntarya njye gusura umuvuga butumwa mugenzi wanjye atari urukundo mukunzi ari kugira ndebe ko ndi buharonkere buriya utazabona abantu babirya bakabimena haryoha inzara uritegereza ukajya mu mwanya utaruri utazabona abantu babirya bakabimena haryoha inzara ngewe umwuka w'ibishyimbo n'imyumbati wankubise ngeze ku irembo rye nabaga nageze ku irembo rye mpita numva umwuka w'ibishyimbo n'imyumbati urankubise nabaga ndaharonkera buri Imana yafunze nta muntu wafunguye naragiye abarakora tugenzwa na Bibiliya naragiye tujya muri salo Bibiliya ndayisoma nahereye mu itangiro ngera mu byashyo ngisoma Bibiliya nasezeye inshuro 20 igishimbo cy'igihugu barahishije babishyira ku ruhande bansanga muri salo turasenga nkajya vuga nterega ntidatashye bati mukoze mama iguhe umugisha rwose nariko ni Bibiliya ivuga gutya ngatangira bushasha ariko Bibiliya ivuga gutya nkavuga nkumva amagambo aranshiranye newe nterega ntidatashye bati Imana iguhe umugisha barinda bansezerera ndasenga ndataha bangeza nko wagateye ibuye bansezeraho ndataha nabo basubira mu rugo rero inzara ni impamvu mvuze ngo inzara ni mbi buriya reka Bibiliya yaravuze ngo abagore cyangwa igitsina gore ni inzabya zoroshye ikindi kwifuza ko umugore guherera ku mugabo nkurahije ukuri kw'Imana nkorera yo mwijuru umugore nuba ufite urugo rwawe mubanye neza kandi nibyo twifuza ko tubana neza n'abagore bacu umugore ni mubana neza ariko akitegereza muri stoke akabona ko nta kintu kirimo wa mutima urahaguruka umugore ni mubana mu nzu ukodesha akabona inzu ntiyishyuye stoke wapi ibintu byose wapi kwishura abana wapi ntabwo na bwa bwumvikane burabura niyo mpamvu usanga ugataha iramuhamagara ngo mamari none agatajya turi none se turabigenza gute ibiki kandi nawe urumva nibi no gusenga bisaba imbaraga z'umutima no kubana n'Imana na connection hagati yanyu muri babiri mukaganira kuri buri kamwe nagira ukinga undi ukamuvuga ati nubwo ariko bimeze gutya ariko tuzi ko mu ijuru hari Imana itabara ukamurema umutima nawe niba ari uko abantu ntabwo barimye kimwe hari umuntu uzageta gusenya tumva kusenga ati abantu barenzanira bishe biki kandi wagiye gukorera Imana usuzanye iki iyo Mana Imana itagira ibiryo ni Imana nyabaki biki none ugasanga ya connection hagati yanyu irabuze muri kwa kubura ni usanga Imana nayo ibigiye ku ruhande Imana ikajya ku ruhande ariko iyo muhuje kaguti nubwo tubabaye ariko tuzi ko ejo tuzaruhuka Imana izatugira neza ya Mana ibona bwa bwumvikane cyangwa se na ya connection nziza iri hagati muri mwe ikamanuka ije gutabara rwa rugo aho ngaho ni rugo rwubakika ariko iyo mudahuza umutima ngo muhurize ku kintu kimwe ku kintu cyitwa kwizera Imana urwo rugo rurasenyuka reka ako kantu tugashyiraho kabango kudahuza ku kintu icyo ari cyo cyose twatanye twivugiye stoke kugira kuko nk'abantu bose bubatse ingo stoke ni ijisho ribariri ariko kudahuza utuma stoke nubwo yakuzura mubiriye bibagere kudahuza bituma niyo stoke naho yaba yuzuye iyo mubiriye nibijya munda ushobora kubirya mudahuje niyo mwaba mwabizanye muri vewiti vewiti murayitwara ntigende mu muhanda cyambere no kwira gute nuguhuza mu bintu byose mugahuza niko bimeze uri umuvuga butumwa umugore ni umuvuga butumwa cyangwa se wenda urugero wowe umugore wawe ni umuvuga butumwa wowe nturi umuvuga butumwa ufite kandi kazi kinjiza mu rugo kugira ngo rubeho neza umugore yagiye mu ivuga butumwa
nimudahuriza kuri cya kintu ngo akubwire ati mugabo mwiza nashatse ubu ngiye gukorera Imana ngiye aha n'aha ndataha iki n'iki, iyo saha buriya twebwe abagabo turwanira icyubahiro kandi na Bibiliya bitwemerera. Iyo saha umubwiye ngo iki giki n'iki ndataha, wa mugabo deja yamaze kuyarujistira mu mutwe ko naza gutaha. Nk'urugero ngewe iyo ntashye ngeze mu rugo ngasanga madama adahari, mpita numva urugo rwose nta n'umuntu uhari, nkumva ni nke mu itongo. None wa mugabo nawe mugati ndataha iki n'iki, ya saha ishyira mu mutwe kavuga ati madame yambwiye ko ataha iki n'iki, reka nitinze tuze kuhahurira. niko bigenda. None ya saha urayirengeje ukubiseho iya kabiri, abana bari mu rugo barindiriye ko nyina ari buzi, utashye saa 5 z'ijoro tugitaha mu masaa 5 usangahe ataraza uzaguma mu rugo cyangwa gutaha sangahe. Utashye saa 5 z'ijoro, umugabo yatashye saa 12 za nimugoroba arakurindiriye, kandi niwe mugabo mu rugo, kandi wumva kuri butaye nibura saa 10 n'igice cyangwa saa 11 aho rwasenyutse. Nunaza uratangira turabona indi mumaro w'Imana wewe Bibiliya ngo umwuka agengwa na nyira, kandi amagambo menshi abami ibinyoma bwa bwumvikane nta buhari. Naho ingo z'abarokore zisenyukira zibura ubwumvikane hagati yabo, connection. Wose kubyumva nanjye niko mbyumva, kuko nawe ndashyigikira icyo umuvandimwe wanjye cyangwa se n'umuvandimwe yavuze. Mereye kubamya nanjye hari ikintu kigeze kumbaho, nawe mfite umugabo arakijijwe nanjye ndakijijwe. Inzara yaraturiye iturya twese kandi turi abageni dufite umwana umwe. Inzara iraturya ariko nabonyemo isomo, burya urugo iyo muhuje ya nzara ikaza mugahuza mukabyakira, ibintu byose biremera. Urugo rwubaka no guhuza, yaba mu nzara mugahuza, yaba mufite n'ibintu mugahuza. Ndabyibuka ko inzara yaraturiye turihangana, numvaga ko umuceri nagezeho ndahamuka, numva umuceri ujya abakire, nkajya numva abakire aribo barya umuceri. Ndabyibuka ko nari umuceri bwa mbere nkahamuka nkagwa muri koma kubera kurya umuceri. Wumva guhumura ukumva ugiye kwiyo. Ariko hari umugabo w'inshuti yanjye w'umukire yaramubwiye ati ntabwo nkirya umuceri, sinkirya ifiriti, atunirira utuntu tw'utwumbati n'uduhimbo. Iyo babihaze bya bindi wakundaga urabyara. Nukuri burikumva twarasenze turihangana mu nzara, nubwo nahahamutse kubera ko nkubonye, ariko byasabye kwihangana, turahuza, inzara iraza turihangana, turasenga, tukavuga ati uru ni urugamba reka dusenge, Imana iza kugira gutya tugaburira umuceri turarya. Ntabwo nyiurya ngo mahahamuke kubera Imana. Icyambere ni uguhuza. Rero iyo umuntu ahuje mu rugo ibintu byose biremera. Hari nanivuze kuri stock, noneho ngiye kubabwira ku yindi ngingo ikomeye cyane, ngira ngo ntugure n'abashumba bazashake mbigishe, kuko iyo bagiye kwigisha kubaka ingo sinze amasomo batanga. Amasomo batanga agira limite, n'ubuntu buto cyane wagira muri ubundi byabaye imihango y'idini. Kandi rya ni isomo rikomeye bakwiye kujya bigisha abantu bagiye kubaka ingo. Abantu bagiye kubaka ingo kutabwizanya ukuri mu rukundo, rugitangira bigeze inyuma urugo rukazasenyuka bitewe n'ikinyoma cyabaye. Ibyo bintu namwe mubishyikemo, ndisubiriremo aho ngaho abantu babyumve neza. Kutabwizanya ukuri mbere mu rukundo, muri fiançailles. Urugero reka njye nitanga urugero. Yego. Ngewe madamu wanjye ngewe nta kintu na kimwe ngira. Nagiye kurambagiza madamu ngira ipantaro imwe yirabura n'ishati y'ubururu. Nari narahawe n'umuririmbyi w'umukobwa, yari ishati ya gikobwa. Nari hawe n'umuririmbyi umwe w'umukobwa ari uniform ifungirwa ibumoso, ariko nkagatera ipasi ugasanga karanyerera.
yewe ndagenda murambagiza ndavuga ni madamu, nubwo wambwiye yuko utashaka umugabo mugufiya ariko nje kubera Imana yavuze. Ndavuga ni dore rero isambu ngira ngiyi Bibiliya ndayimwereka. Ndavuga ni ngiyi Bibiliya niyo sambu mfite, ntuzategeze ko ari data uzamo 8 ntawe ngira. Ndavuga ni ikindi inkweto ngira niyubona nambaye, ipantaro ngira niyubona nambaye, ishati ngira niyubona nambaye. Uyu mugabo uremera kuzabana nawe? Nta modoka uzabona paritse, nta mashuri ngira, nta diplome ngira, ntaki. Uyu mugabo uzabana nawe? Ariko Jean Pierre nkwibutse kuko nge nkuzi uri umusore nanjye ndi inkumi, wibuke ko nta naho kuba wagiraga wararagaho ubonye. Nararagaho mbonye, nkirirwa ngenda mbega nta gakondo Imana iguhe gakondo, nta derese, nta gakondo nagira. Imana impe gakondo, nuko impe gakondo. Ibintu byo gukodesha nanjye nabyanze mu izina rya Yesu. Kajenerese narakoreye Imana, ndi umuntu w'Imana mu izina rya Yesu. Imega muranyisaba impe gakondo mu izina rya Yesu. Uyu munsi naraya ngewe narinze njya gukora ubukwe mvuye mu ngo z'abandi. Mvuye mu ngo z'abandi ngewe n'umuntu wanyishyuriye inzu nakoreye mu bukwe yayinyishyuriye mvuye mu rugo rw'abandi. Naraye mu rugo iwanjye uwo munsi umwe, uwundi munsi wa kabiri ndarana n'umugore mu rugo. Urumva ariko byose byatewe nuko twabwizanyije ukuri. No wose wowe uragiye ngewe utwaye imodoka watiye, yambaye imyenda yatiye taci zateye, akamanukira kuri WhatsApp akamubura iminsi 5 ati nta muriro nabonaga abeshya. Iyo byatangiriye aho ruba arimo rugenda rwubakirwa umusenyi. Nk'ubu ugiye mfite umuntu w'inshuti yanjye yarambagije umukobwa avuga ko azamukwa miliyoni. Bose bari abantu tuziranye, abati nzagukwa miliyoni, kandi kuva yavuka ataratunga 50,000 mu by'ukuri n'ibihumbi 50 ntabyo yari afite kuri konti. Ati nzagukwa miliyoni. Igihe cyo kujya gutanga inkwano, umukobwa arampamagara ati baje gutanga inkwano. Umuhungu yakuyeho telefone, yarabwiye yuko azakwa miliyoni. Imiryango y'iwabo w'umukobwa iraterana bazi ko umuhungu ari buze gutanga inkwano. Telefone ayikuraho, umukobwa arampamagara ati umuhungu ari hene ntago mbizi. Turamuhiga turamubura, turagenda ngiye iwabo w'umukobwa ndabakasuringa, navuga ni mwihangane ibi bintu ntabwo bizi. Ngira umukobwa ni rero zamukujye kwa pasiteri, ugende ubikanize pasiteri wacu niwe ibi bintu wabikemura. Arambwa ati nge sinajya, umukobwa arakijijwe iwabo ntibakijijwe, ati nge sinajya kuganira na pasiteri ahubwo nge mpitamaga nahisemo amagara pasiteri ni pasiteri. Ushobora kuza ugakemura ikibazo cyo ku mukristo wawe ibintu uko bimeze nabi. Pasiteri yaraje asanga imiryango yateranye, duhamagara umuhungu, reka da muhungu tubura telefone, kumbi yayikuyeho aragenda yikuraho igihe kimarani kigera nko mu kwezi n'igice telefone itarajyaho. Kumbi igihe cyo gutanga inkwano nta mwana yari afite, ni kwa kwiyaminiya nge wafite ibi buka miryango ikomeye kandi ni ukuri mfite imodoka nta gicugu tugira, nta nigare wigeze utunga, igitogoto nta nigare wigeze utunga. Ugiye kwemeza umwana w'abandi, ahubwo njyana n'uwo nzi hari iwacu we yabaga yanayiteye. Ugiye kwemeza umwana w'abandi kuzamukwa amafaranga y'umurenge utigeze unatunga mu buzima bwawe. Nta konti ugira ushyira ayo na mobile money wenda bakoherezaho icyo gihumbi cyo kurya uwo munsi nacyo ukakibonaga. Ugiye kuvuga ngo uzakwa miliyoni uzayikurayo. Konyege sifo mu kurambagiza ugasanga urugo rurasenyutse, rutari rw'abanigi. Wa mugore iyaje agasanga bya bintu wamuhijeje bitahari. Ni mpaka muzaserera mpaka umwe acikwe undi acukwe. Ni wawandi usanga mu mezi 3 bakora divorce. Ako ngako ndahita ngahuza n'akandi k'abantu babana bacungana ibintu. Kavuga turiya nindamuka mushatse nzamubona wiki, nibiba ngombwa dushaka tuzanatandukana tugabana imitungo. Ibyo bintu byo ntabwo mubizi. ahubwo nibyo biriho. Tuvuge ku kintu kimeze gutya tukibwira abantu barwubatse barucuritse bahite barucurukura.
barucurukure. Abantu batangiye babeshanya ntibabwizanye ukuri kugira ngo Imana ikosore, ntibahindura amagambo, kubera ko amasezerano yahagaritse n'icyo. Niho kuba Imana izakugomororera rucurukuye, warucuruka yajya gusuka bikajya bimeneka. Wene shaka zavuga ati rwose madamu baba tubajije, ariko utanibagiwe ko ubu hari abonzi bapfuye yuko umukobwa yamubeshye ko ari isugi kandi afite umwana wabo bari muri divorce. Kwa kudahuza, kwa kutabwizanya ukuri. Nanjye aho hano hari akantu hari akantu nayemenye, urugero kuri jye bitewe n'ubuzima nabayemo. Umugabo wanjye tumenyana turi gukundana, nyimubona naramubwira ati rero ko ndeba gutya, nabaye gutya, nabaye mu ishyamba, byagenze gutya, nta muryango mfite, uwo nzi ni umubyeyi wamuye mu kigo cy'ipfubyi. Ubwo ukumva bwa mbere tubonana namubwiriye ubuzima bwanjye bwose, mubwira uko umubyeyi yandeze. Noneho hari ahantu byangiriye umumaro nubatse. Hari ukuntu umubyeyi yagarutse avuga ngo yarambyaye, noneho umugabo wanjye abyumvishije ntiyabiha agaciro, aho agaciro ibintu namubwiye, kubera ko namubwiye ukuri bwa mbere. Rero nabasaba kumvikana kandi mukabwizanya ukuri, nibwo urwo rwubaka. Mukobwa uratwumva, dore akamaro k'ibyo bintu. Nuko umugabo n'urugo niho Imana yashyize umuryango, niyo fatiro, niho Imana yashyize igihugu, niho ishyanga riva. Yes. Nkatwe dusoma Bibiliya, Israeli ni umuryango wavuye muri Aburahamu na Sara babiri. Dukwiye kuba nka Aburahamu na ba Sara mu ngo zacu kugira ngo tuzamure igihugu, dukore ishyanga rizima rizadukomokaho ridafite umwanda w'ibinyoma. Nimuvugire ngo Imana irera. Basore n'abakobwa mukurikiye iki kiganiro mubyumvireho. Muhite niba wabeshaga umuhungu ko wize, mubwiza ukuri. Uri umukobwa utazi no gusoma no kwandika. Uri umukobwa urabizi, ufite fiyanse, urashaka gukora ubukwe, mukubaka umuryango, mubwiza ukuri. Mubwiza ukuri, ukatwubakira igihugu cy'u Rwanda rwiza, abana kuza kuzatungera. Niba kubajije ngo ese uracyari isugi, mubwira uti njyewe rwose mu by'ukuri nkubwije ukuri, nk'umukirisitu cyangwa se nk'umuntu tuzarwubakana. Njyewe byambayeho, nagize ikiba, naguye muri iyo sheke kubera imbaraga nkeya z'umubiri. Ntabwo ndi isugi. Niba ari uwawe ntahazajya, niba ari wowe Imana yakugeneye ntahazajya. Niba baragukuyemo umwana, umubwira ati njyewe narabyaye mfite umwana, bankuyemo umwana, niba uri uwanjye dukomezanye, niba utari uwanjye igendere, hazaza abandi. Ibyo birahagije. Imana niyo rizaremwa, kuko umuryango bivuga ishyanga n'igihugu. Imana ikeneye ukuri, yaba ari we ataba ari we, ishyanga rizaremwa. Imana yarabivuze. Sara yagize ate? Yabyaye afite 90. Afite igare 90. ishyanga rizaremwa. Tewe nema 90. Mwana wenda afashije. None 90. Vugisha ukuri, ishyanga. Zakariya yanze kwiyanduza, akoresha ukuri. Aho rero yavuze ngo ni inyangamugayo. We vugisha ukuri, ishyanga riremwe. Niba atari we aceho gende, Imana izaza n'undi. Reka babwire ijambo, ijambo ry'abantu rita agaciro. Nimwumve mbabwire, ijambo ry'abantu rita agaciro. Iry'abantu bakuvuzeho rita agaciro, ariko iry'Imana yakuvuzeho iry'Imana yakuvuzeho ntago rita agaciro. Iry'abantu rita agaciro, ipfa ko waravuganye n'Imana, yarakubwiye byonyine sikavuga. Iyo yonyine ikavuga njye n'Uwiteka nzakumwakura, nzabana nawe, nzakugira neza, nzaguha umugabo, nashaka azabe ameze gute. Wowe bwiza abantu ukuri, ukoresha ukuri kukurimo, ubundi ubyara ishyanga. Ibyo birahagije. Ubyara ishyanga, ibyo birahagije. Nuyobukajya aho itavuze, uzabyarira gereza. Wowe nuyobukajya aho itavuze, uzabyarira gereza. None usanga abantu ubyarira imva, usanga abantu babyara abana bakabibirara, ugasanga abana barabananiye. Muzabyara ishyanga. Kandi Imana iba muri bo, igatura muri bo.
ikagendera muri bo, Imana ishimwe. igakorera muri bo, Yego. ikavugira muri bo, Yego. kuko baciye mu kuri kweruye. Baciye mu kuri kweruye, Imana imanukira mu kuri, igendera mu kuri, ikorera mu kuri, ivugira mu kuri. bishatse kuvuga ngo Imana ikureba bitandukanye n'abantu. Uko abantu bakuzi Si kureba. abana yibesha bagifite za 35 akavuga ati ko Sara atarabya ntabwo bari kubyara ishyanga. We ntureba Imana ubundi abantu bo bakurebera aho utuye, bakakurebera mu kibiri wambaye, bakakurebera mu mashuri wize. Imana yo ikurebera mu ishanga, icyongeyeho igahita igenda ikakurebera mu isezerano yasezeranye nawe. Iyo ihita igenda ikakurebera mu isezerano, kuko abantu ntabwo bazi ejo hazaza hawe, ariko Imana yo ikurebera aho uri, ikakureba no muri ejo hazaza yateguye, no mu bana uzabyara, no mu buzukuruza, ahantu hose ni aho Imana ikurebera. None Imana ikareba ishanga. Edeni salebo turishanga tubatse igihugu bitumize ibintu mu mahanga. Bibiliya yaravuze ngo abubatse ku Uwiteka harimo abasaderi niba utazagera ku mwana wawe buriya mu bantu bize buriya uzi ko mu bantu bahagarariye isi yose ni abantu b'Imana. Abantu bahagarariye isi yose ni abantu b'Imana. Mu bahagarariye isi yose umuntu bita Ruka aza mu bantu bize, ahagarara abantu bose bize. Buriya twese turi ibyiciro bihagarariye isi, kuko abantu bose muzabona bakomoka mu bakozi b'Imana. Bibiliya yavuze ngo twebwe ntabwo turi imirizo, ahubwo turi imitwe. Imana ntabwo idushyira hasi, idushyira hejuru. Mpamvu tugomba kuba ari icyitegererezo, bagishwaho inama, tukaba abantu bashakirwaho umuti w'igisubizo. Apana kujya gushakira igisubizo mu bapfumu, ahubwo reka njye ku mukozi w'Imana. Urugero, indogobe zo kwa Kishi zigiye, Sawuli baravuga ati nta handi hantu hagomba kujya, ku gasozi k'abahanuzi kwa Samweli, kugira ngo ujye kuzibona. Nuko usanga Samweli umuhanuzi ku gasozi k'abahanuzi, ngo agenda agiye kureba indogobe, ariko ntabwo yari azareba uzivane. We yagiye kureba Samweli nk'umuntu w'Imana ugishwa inama, umuntu w'icyitegererezo, umuntu ushakirwaho igisubizo cy'ikibazo. Tugomba kuba abantu bashakirwaho igisubizo. Amanuka n'ikamba akihagera Samweli yese amenye ibyari ngo aramubwira ati noneho rero ikibazo si indogobe zabuze, ahubwo Imana yari igukeneye. Indogobe zase uragenda usange zageze mu rugo, ahubwo imikwa. Twebwe turi abantu bashakirwaho umuti w'ikibazo. Niyo mpamvu abakozi b'Imana, izina ryitwa umukozi w'Imana, tugomba kuba icyitegererezo muri karitsiye, muri sosiyete, mu bo tubana, wa mugani wa Pawulo, kugira ngo twikizanye n'abatwumva. Abakozi b'Imana banyumve, tugomba kuba icyitegererezo mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu ngeso zacu, mu ho tugenda, aho tugenda, kuko twebwe turi inzandiko zisomwa na bose. Twebwe tumeze nka za nsengero zubatse ku midugudu, ku tununga, kuko buri wese azaba ati pastor. Iryo pete ryitwa pastor ni murihesha agaciro mukozi w'Imana. Iryo zina ryitwa ngo umukozi w'Imana rihesha agaciro. Nicyo cyazatuma Imana izakubaha, ikakubahisha n'abazagukurikira, n'abazakumva, n'abazakusanga, bakaguhereza icyubahiro. Mwe gutesha agaciro izina ry'Imana, ahubwo nimukoresha ukuri kw'Imana kuri mu mitima yabo. Amen. Iyo umwuka wera yaje araza akayobora, agakora icyo yishakiye, nka kwa kundi barimo batamba ibitambo ngo abatambyi bakabura icyo bakora igihe bataha ku rusengero rw'Uwiteka. Niko byari bigenze. Ikiganiro twavugaga ngo zubatse, twahereye kuri stoke, tunahera n'ukuntu bipfira mwirambagiza. Ubutaha turashaka kuzongeraho izindi ngingo. Iki ni igice cya mbere tubagejejeho.
turajya ngo tubwire abantu ngo niba mwarabicuritse ndavuga aba bantu mu bicurukure ibisubizo byanyu bize Imana irashaka kurema ishyanga muri mwe. Haleluya. Abana babasore imbuto nziza bakura mu muco wa kinyarwanda, muco wa gikristo. Abantu bazima bavuye mu babyeyi bazima babanye bakundana, basorome urukundo, basorome ubwumvikane, basorome. Buri mpamvu usanga za mayibobo ku muhanda hariya, wasanga abantu bihera mu muryango, bihera mu muryango. Oya, ariko uyu mwamuniganya ijambo vuga akantu kamwe ubundi dusoza. Uyu mupapa avuze ijambo ndafashwa, ndafashijwe cyane. Bishatse kuvuga ngo naho abantu bakwanga, naho abantu bakuzira, naho abantu bakubona ikintu n'abako nta mavuta, kiriya kintu ko kivuga kiri mu biki. Icyambere Imana niba yaravuze ntabwo izivuga. Noneho nsanga nasomye muri Matayo 27 umurongo wa 67. Ririya jambo rivuga ngo Yesu bamuciye mu maso, bamukubita ishyi, baramushinyagura ngo Kristo ninde ugukubise duhanuriye. Siko biri rishatse kuvuga ngo ndikubwira abakozi b'Imana nibakorera Imana nibazagiye ngo mu Mana hari umudendezo, hari ugupingwa, hari ukwangwa, hari uguhigwa no gukubitwa, gucirwa mu maso. Intego ya mbere ikiranukire, usenga Imana. Uravuga ati kiravuze isengere, kuko Yesu baramukubise ariko niyarwanye. Ariko nta nubwo tuzemerwa. Mbabwire nanjye akantu kamwe, nutegereza ko abantu bazakwemera Imana izakwanga. Buryo uzacunga umuntu Imana yemera, ntago ajya imbere ngo bamusunike bamuvuga ngo urera yise, kubera ko Satani zugo yabarebanye aravuga atari amavuta afite, nturi amavuta ufite. Suzi kubwiriza igiterane cy'abantu 4000. Satani aravuga ati nanjye ngomba kumwicaza ku gatebe, akaba yicaye nazongere kuvuga. Ubundi ndaje magurutse ingabo. Ubu muri iminsi Satani yahagurukije abantu, ubu Satani ari gukorera mu bantu, akaza akavuga ati rero uriya mugabo turakukorera, ati nasanzemo umugore w'inzobe bakinze, bahita agenda agahita agenda iwawe, ugasanga Satani arahanyuze wataha kandi wenda wari uri mu kazi. Umugore ati Mana we, ati bambwiye gutya na gutya, bambwiye yuko hari umuntu waje. Icyo shatse rero kuvuga ari nabyo Jean Pierre yavuzeho n'uyu mumama, icyo shatse kuvuga ni kimwe. Abantu badukurikiye bubatse ingo, mumenye ko Satani yanga urugo. Niyo base bundi niyo base urugo niyo base, nicyo gihugu ni ishyanga. Akandi kantu wavuzeho ntitwagakurikira, abantu badukurikiye babyumve. Iyo ufite urugo rwiza, mbibonye ubu ngubu umugabo wanjye yakijijwe, iyo ufite urugo rwiza n'abana baba beza, n'abantu bose baza kukureberaho intangarugero. Nk'ubu abantu baraza ati tugira inama ukuntu twakubaka urugo, ariko mbere byaranshanze nta waza, nuko basigaye babona urugo rwanjye hari aho rugeze. Iyo ufite rero urugo rwiza, abana baba beza, abantu babi wawe baba beza, mbese bitewe bakora ishyanga amavuta agumamo. Reka dusozera tubashimira uburyo mwakomeje mukurikira Siloam TV. Ngo karya ngo karyoha, ariko ubwira abantu badukurikiye nubwo ubabwira yuko iki kiganiro ni Imana ikeneye, tuzatuginyuzaho 2 mu cyumweru. Bazajya ikiganiro cyo kubaka ingo nzima. Igihugu gikeneye ingo nzima, itorero rikeneye ingo nzima, imiryango ikeneye ingo nzima z'abana babo, kugira ngo dukore ishyanga ry'amahoro. Murakoze cyane. Tuzongera ubutaha. Imana ibahe umugisha. Amen.